nk'uko biba byarashyizwe mu mihigo buri mwaka Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yiha gahunda y'ibyo igomba kugeraho biri mu nshingano zayo. No muri uyu mwaka ushize 2014-2015 hari byinshi byakozwe mu rwego rwo guteza imbere ubucuruzi ndetse no guharanira ko inganda zirushaho kwiyongera kandi zigakora ibintu byiza byinshi bizatuma ibitumizwa hanze bigabanuka. Mu byakozwe birebana n'inganda hasuwe inganda zisanzwe zikora hagamijwe kuzishishikariza gukora byinshi kandi byiza ndetse no kongera uburyo bwo guteza imbere ikoranabuhanga zikoresha. Aha kandi twavuga ivugururwa ry'uruganda rwa Simerwa rwahawe inyubako nshya, imashini nshya n'ikoranabuhanga rigezweho rukaba rwarakubye inshuro zirenze 5 umusaruro rwajyaga rutanga ku buryo ruzashobora kugurisha no hanze y'igihugu. Rwatashywe ku mugaragaro na Minisitiri w'Intebe. Kwagura uruganda rwa Simerwa kagira ubushobozi bwo gukora sima igera kuri toni 600 mu mwaka ruvuye kuri toni 100 mu mwaka, bizatuma u Rwanda rushobora kwihaza isima. Mu Rwanda twari dusanzwe dutumiza mu mahanga isima igera kuri toni 500 ku mwaka. Ni ukuvuga ko twizigamiye amezi make yari imbere uruganda rushobora kugera aho rwiyemeje kugera kuri toni 600 za sima ku mwaka. Tukaba twibikiye toni 100 ku mwaka bakohereza isoko ryo mu bihugu duturanye. Aha kandi twakwibutsa ko gahunda yo gutunganya ahantu hihariye hagenewe inganda Kigali Special Economic Zone igice cya mbere cy'uwo mushinga cyatangiye mu 2012 kikaba cyararangiye. Inganda zari mu gishanga cya Gikondo hatari hajyanye n'igihe tugezemo kuko hari mu gishanga cyagombye kubungabungwa. Inyinshi zamaze kwimukira i Masoro ari nako havuka izindi nshya. Ubu iyo ugeze aho i Masoro ni umujyi mu yindi, urebye imihanda ukareba ibindi bikorwa remezo byahagejejwe nk'amazi n'amashanyarazi ndetse yemwe n'ubwinshi bw'inganda zimaze kuhagera, usanga ari igikorwa gikomeye leta yakoze muri uru rwego. Umushinga tumaze gutangiza hano byumvikane yuko utangije muri rusange iyo gahunda yose izatwara imyaka 3 yo kwimura ibikorwa byari hariya mu gishanga cya Gikondo bishakirwa handi bijya. Twabikoreye ahangaha muri Special Economic Zone kubera yuko niho hambere Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yabonye ibibanza kandi tunashakisha uburyo twatangira faze ya mbere y'icyo gikorwa cyane cyane cyo kwimura inganda tuzubakira amazi ahangaha. Ahantu heza cyane ku buryo niyo umunyamahanga aje kudusura avuga ati sinumva ukuntu u Rwanda rwatekereje gushyiriza inganda ahangaha. Iyo uhageze usanga ari ahantu y'itegererezo koko hashimishije, mbese nta uwahagera wese yakumva yahakorera, ku buryo abantu batangiye kuvuga bati ahantu haje igihe cy'iyo umuntu hageze aravuga ati ahantu kuki ntahamenye. Ugasanga mbese buri wese yishimiye kuba yakorera hano, mbese ubona ko ari ibintu byiza bitandukanye n'abaturage, ari igice cy'inganda koko cyiza. Hanafunguwe kandi inganda nshya. Aha twavuga nk'uruganda rwa Hippo Roofings rukora amabati y'ubwoko bunyuranye rwafunguwe na Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda. Hari n'uruganda rwa Positivo BGH rutumiza ibice binyuranye bya mudasobwa zigateranyirizwa mu Rwanda. Was made in Rwanda by Rwandans for Rwandans and for the rest of the world, right? Yes. Hari n'uruganda Strawtech rwifashisha ibisigazwa by'ingano bibyazwamo ibikoresho nk'imbaho ndetse bikubakwamo n'amazu. Ahangaha umushinga waho warimo ibice bibiri. Igice cya mbere cyatunganije hegitari 100 cyararangiye. Inganda hari hakurya Nyiragongo mwazibonye hose ubu ngubu basa nkaho abafashe ibibanza bamaze gukoramo ibikorwa. Igice cya kabiri ni iki ngiki turimo gifite hegitari 178. Navuga yuko inganda zimaze kugeramo zifatika n'urunguru rwa Strawtech rukora ibi bikoresho izimbaho zo mu bwubatsi zikozwe
biganogano, ibintu biva mu ngano cyangwa se mu miceri, na ruriya ruganda rwa Azamu ruriya rwo rumaze n'imyaka myinshi rukora hariya haruguru, ariko ibibanza byinshi ahangaha nabyo byamaze gufatwa n'abandi banyenganda, ku buryo kugera kuri 80% y'izo hegitari 178 zamaze gutangwa, ariko igice kinini kigera kuri hegitari 62 naho tugiye gushyira by'umwihariko igice cyo gufasha abashoramari bari mu rwego rwa high tech, icyo twakunze kwita technology innovation. Hari amakampani menshi mu rwego rw'isi ashaka kuza mu Rwanda guteza imbere no gufatanya na rwiyemezamirimo mu guteza imbere inganda zishingiye kuri technology cyane. Aho rero ni umushinga munini cyane uri gutegurwa ukwawo kugira ngo leta nimara gukora ibyikora izabone uko yorohereza abandi bafatanyabikorwa bazaza muri icyo gice. Ndatekereza yuko iri haruguru ahangaha niho numva yagenewe hari inyuma ya Azamu. Ahandi ubwo dutegereje yuko abashoramari baguze ibibanza batangira gukora ishoramari, ariko haracyarimo ibibanza nanone bigitegereje abazabifata. Ikindi twavuga muri uru rwego rw'inganda ni ishyirwaho ry'ahantu hihariye hagenewe inganda hirya no hino mu ntara. Ishyirwa mu bikorwa ry'ibishushanyo mbonera by'ahazashyirwa inganda ryaratangiye. Nkaha i Rwamagana abaturiye hazajya inganda bamaze kwimurwa, buri wese ahabwa ibyo agenerwa n'amategeko. Cyageze neza, baraza batubarira, nta muntu wazanye ingingimiri. Nk'ubu nanjye nihereyeho njye narayabonye, ndagira ngura isambu n'ikibanza haruguru uboneka Bahima, ariko amafaranga iyo aje nuyakoreshe agupfira ubusa. Ariko mpameze bene cyane azikoresheje neza, hagiye njyaho hano hakurya y'umuhanda kuzamugana no kuvugana isambu ya miliyoni 3 harimo n'inzu. I Bugesera naho hatangiye gucibwa imihanda ahazubakwa izo nganda, igikorwa kikaba kirimbanije. Kontara ifite amezi 18, tumaze amezi 6 dukora, twakubwo turi mu kimwe cya gatatu. Duhera kuri installation ya chantier, iyo ibigikomeza ahantu hari mu ishyamba. Nyuma yo installation twakoze site clearing, tuvanamo ibihuru byari biriho tujya no kubidampinga. Turangije ibyo hakurikiyeho ibyo byose, ariko babijyana na topographic work, imirimo ya surveying. Turangije ubwo nibwo twinjiye muri terasoma turayirangiza, tukubaka umuhanda rero uhera kuri platform igice cyo hasi, kurikiraho fondation ari nacyo gice ubungubu turiho, ariko imihanda yose urabizigira imiyoboro y'amazi. Iyo turangije fondation nibwo duhita tujya ku miyoboro y'amazi, niyo yari yamabuye muri kubona batangiye kuza. Naho ngaho tugeze dushyiramo n'aya mabize nayo arahari. Ubu rero mu bikorwa tugiye gukurikizaho ko ari igice cy'inganda tugomba kuzana amazi, hazaba hari amazi ahagije, hazaba hari uburyo bugezweho bwa gihanga bwo gufata imyanda, byita sewage mu Cyongereza, bizaba biriho. Hazaba hariho waste water treatment plant, uburyo bwo gusukura amazi yakoreshejwe mu nganda kugira ngo asubire muri environment adateza ikibazo. Iyo niyo mirimo igiye gukurikiraho, tutibagiwe no gukomeza hari ibyo bita stone base cyangwa base mu Gifaransa ku muhanda wa kaburimbo, ko imihanda yose izaba irimo kaburimbo, hanyuma tuzashyiraho na kaburimbo. Bamwe mu baturage bahaturiye bakaba bashima ko uwo mushinga wabegerejwe uzabaha akazi. Bazabona akazi hano, ubu hari abaringaniye, ariko mu minsi imbere kuzaboneka abantu benshi bahabwa akazi, ubukungu bw'igihugu bukiyongera. Yewe niba ngifite imbaraga rukazaza uruganda nka rurepfira rwa ferabeto, hakaza uruganda rukora plastike, hakaza bavuga ko ruzaza ngo rukora n'ibyuma by'imodoka, nibyo tuzabonamo akazi. Ko n'ubu amafaranga baduha twimuka ngaha ntazatujyana i Burayi, ntazatujyana no muri Amerika. Ni amafaranga azadutuza mu gihugu cyacu, ariko tugakora igihugu cyacu. Icyo dushaka akazi, ingana nziza, tuzabona akazi kandi turanakemera. U Rwanda kandi rwifatanyije n'ibindi bihugu mu kwizihiza umunsi nyafurika w'inganda, aho abanyenganda bahurira hamwe bakazirikana ku nsanganyamatsiko. Muri uyu mwaka ushize hazirikanywe ko ibigo bito n'ibiciriritse ari igisubizo ku kubona akazi ku bagore n'urubyiruko. Gukora aka kazi ni akazi kaduhemba amafaranga, ntabwo ari make ugereranije n'amashuri wenda mfite,
cyangwa n'ukomeze baraduhemba ukabasha gukemura bimwe mu bibazo umuntu agenda ahura nabyo muri buzima. Mu gusoza iki cyiciro cy'inganda twavuga no ku mahugurwa ku mikoreshereze inoze y'umutungo kamere mu nganda nk'amazi, umuriro, ingufu z'ibicanwa ndetse no gucunga neza imyanda iva mu nganda. Ku bijyanye n'ibigo bito n'ibiciriritse habaye inama zigeze kuri 3 ibyo bigo bihuriramo SMEs Forum, aho abakora ibisa bahura bakajya inama ku iterambere ry'ibyo bakora ndetse n'ingamba ku bibazo bahura nabyo. Nk'uko mubizi ntabwo ari ubwa mbere dukoze inama nk'iyi, tumaze gukora ebyiri, iyi ni ya gatatu. Muri uno mwaka tuzakora indi tugitangira 2016. Impamvu tubikora nuko tubona ko ari urubuga rwiza abari mu bigo bito n'ibiciriritse bahura hirya no hino, baturuka hirya no hino mu gihugu, bakaza bagahura bakaganira ku bibazo byabo, bakungurana ibitekerezo, ariko nanone bakamenyana nka group, noneho bakaganira ku bibazo byabo, bakagira n'icyo bageza kuri guverinoma. Ese politiki hari babona yuko ariyo ibafasha, cyangwa se ni ibihe bitekerezo bumva twakongeramo kugira ngo dukomeze tubafashe batera imbere. Sanzwe nyizamo, ariko umwihariko uno munsi nuko icyo mbona hari byinshi tugiye kunguka dufatanye na bagenzi bacu, kandi noneho turi muri gahunda yo kugira ngo turebe uburyo twiyubaka atari umuntu umwe, twiyubake turi abantu benshi dukora bitandukanye, tuzana ubumenyi butandukanye, turebe aho tugeza aka kazi twiyemeje gukora, turebe aho tugeza iki gihugu cyacu, turebe aho tugeza isi yacu, cyane ko nkatwe turi mu buhinzi tuzi neza ko ubutaka bwacu ni bwiza. Niyo mpamvu tugira ngo tugire n'abandi nama baze dufatanye twubake ubuhinzi bw'umwuga. By'umwihariko kandi hanabaye inama yahuje abakora ibikomoka ku ruhu hagamijwe ko bashyira hamwe ingufu zabo bakaba bakwishingira uruganda rumwe runini rukora ibyo byose basanzwe bakora nk'inkweto, imikandara, amasakoshi, hanarebwa ubufasha bakenera kuri leta. Ku bufatanye na Komesa hanakozwe amahugurwa ndetse hanashyirwa ahagaragara inyigo y'uburyo hashyirwaho uruganda ku bufatanye bw'abakora ibikomoka ku ruhu na leta. Hari kandi n'amahugurwa yatanzwe na ARC Initiative kuri ba rwiyemezamirimo b'Abanyarwanda mu rwego rwo kubigisha gucunga business, ariko kandi no kumenya gushaka isoko ry'ibyo bakora. Muri uru rwego rw'ibigo bito n'ibiciriritse kandi ubuyobozi bwa Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda mu bihe bitandukanye bwagiye busura bimwe mu bisanzwe bikora nka Uzuri K&Y Company ikora ibijyanye n'inkweto i Gikondo mu mujyi wa Kigali. Mu karere ka Kirehe hasuwe umuhinzi wa Geranium na koperative yumisha inanasi ikazohereza mu Burayi. Ibyo bigo byahawe ubujyanama mu kunoza no kongera umusaruro w'ibyo bikora. Hanafunguwe kandi ibindi bigo bishya nka Masoro Community Center i Rutongo mu karere ka Rulindo. Mu birebana n'ubucuruzi bw'imbere mu gihugu, buri mwaka mu Rwanda ahabera imurikagurisha mpuzamahanga. Muri uyu mwaka ushize wa 2015 ryarabaye ku nshuro ya 18 ryitabirwa n'ibihugu binyuranye byo hirya no hino ku isi. Ryafunguwe ku mugaragaro na nyakubahwa Minisitiri w'Intebe Anastase Murekezi ari kumwe na Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda n'uhagarariye urugaga rw'abikorera PSF. Ibintu bimurikwa maze kuba byinshi cyane uburyo bushimishije, ni byinshi cyane kandi n'abamurika b'Abanyarwanda b'inshuti z'u Rwanda nabo ni benshi. Birasaba rero yuko haboneka ahandi hantu hagutse, ahantu hagezweho, ahantu hashyashya ho gukorera imurikagurisha mpuzamahanga yo mu Rwanda. Niyo mpamvu muri uyu mwanya nagira ngo nshimire byimazeyo urugaga nyarwanda rw'abikorera biyemeje gutangira kubaka mu gihe cya vuba karenze ukwezi kwa gatandatu k'umwaka wa 2016 kubaka ahantu hashya, New International Exhibition Center yo mu Rwanda hano mu mujyi wa Kigali. Ikibanza cyarabonetse muri aka karere ka Kicukiro, amafaranga ubikorera ahoraho. Byose rero
mu rwego rwo guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagamijwe ko ababukora rwihishwa bakora ubucuruzi bunyuze mu mucyo. Hasuwe imishinga y'inyubako z'ibikorwa remezo ku mipaka ya Rusumo, Kagitumba, Gatuna na Bugesera. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ikaba ishishikariza ba rwiyemezamirimo gushora imari muri iyo mishinga. Ni no muri urwo rwego kandi rwo kunoza ubucuruzi bwambukiranya imipaka, intumwa za Komesa zaje mu Rwanda kwirebera uko abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka boroherezwa ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. So the objective of coming here, we have got two delegates. Igitekerezo cyo kuza hano twari dufite amatsinda abiri, rimwe mu Rwanda irindi muri Kongo, dushaka kureba ibicuruzwa byambukiranya imipaka, ko ibicuruzwa byambuka behera abaturage, ndetse twashakaga no kumenya ibicuruzwa bikunze kwambuka biva hamwe bijya ahandi. Ariko nyuma y'urugendo tugomba kugira inama ibera i Kigali kugira ngo tuganire ku rutonde rw'ibicuruzwa byiganje cyane muri ibi bihugu ko ari bibiri, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nyuma y'urugendo tugomba kugira inama ibera i Kigali kugira ngo tuganire ku rutonde rw'ibicuruzwa byiganje cyane muri ibi bihugu bibiri. Ubucuruzi hagati y'u Rwanda na Kongo bwifashe neza, ariko nk'uko mujya mubyumva hirya no hino, kubera ko Kongo tuhuriye mu muryango umwe wa Komesa, ariko umuryango umwe wa Komesa hari amasezerano agenda ashyirwaho y'ubucuruzi gameze ko guteza imbere ubucuruzi. Rero iyi nama ije kugira ngo amwe muri ayo masezerano agamije korohereza abacuruzi bato n'abaciriritse bacuruza bambukanye imipaka kugira ngo bajye bafashwa boroherezwe mu byo bacuruza. Ntitwabura kandi kuvuga ko muri uru rwego rw'ubucuruzi bw'imbere mu gihugu hanemejwe inyigo y'ibishushanyo mbonera by'amasoko mu rwego rwo kongerera agaciro bimwe mu bihingwa byera mu Rwanda. Muri uyu mwaka Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yashyize imbaraga ku gihingwa cy'ibirayi, hanozwa ubucuruzi bwacyo, hashyirwaho amakusanyirizo asaga 126 mu turere twa Burera, Musanze, Nyabihu na Rubavu. Hashize amezi hafi 6 hagibwa impaka mu rwego rw'igihugu zagerageje gukorwa ku buryo buri muntu wese ufite ibitekerezo abona urubuga rwo kubitanga, uhereye ku bahinzi, ku bacuruzi, inzego za leta zinyuranye, ari inzego z'ibanze ndetse n'inzego z'ubutegetsi bwite bwa leta, uburyo twashyira ku murongo ubucuruzi bw'ibirayi, kubera ibibazo binini cyane twakunze kuvuga biri mu bucuruzi bw'iki gihingwa tugomba gukemura. Uyu munsi rero wari umunsi mwiza wo kumurika mu rwego rw'igihugu uburyo bushya bwubatse hakurikijwe ibitekerezo byavuye mu biganiro byakozwe mu rwego rw'igihugu. Birashimishije rero kuko urabona abantu bose bireba bitabiriye iyi nama. Nkuko mubizi uburyo bushya bushingiye ku bintu navuga bibiri by'ingenzi. Icya mbere nuko abacuruzi bagura ibirayi tugomba gukuramo akajagari kariho ko kujya kwiherana abaturage mu mirima bakagura ibirayi by'abaturage ku giciro bishakiye, ndetse akenshi bakanabiba bakoresha iminzani itujuje ubuziranenge. Ugasanga mu by'ukuri amafaranga umuturage abona ugereranije n'ibishobora ashyira mu buhinzi bwe hashobora kuzamo ikibazo. Ariko kandi wajya ku isoko ugasanga umuryi wabyo nanone aratanga amafaranga menshi cyane. Wareba ikinyuranyo kiri hagati y'ubigura ku isoko n'iyo umuhinzi abona ugasanga ni kinini, ayo mafaranga yigira mu mifuko ubu ngubu y'abacuruzi banyuranye mu ruhererekane rwinshi rwari muri iyi segiteri. Kugira ngo ruvemo niyo mpamvu ivugurwa rya mbere ry'ibanze nuko twumvikana mu rwego rw'igihugu ibirayi bikajya bigurirwa ku makusanyirizo tugomba gushyira hirya no hino mu turere tubihinga, abahinzi bakagomba kujya ariho babigeza bikaba ariho bigurirwa. Mutwihanganire tunoze ibibazo twabibonye, tugiye kubishakira ibisubizo ubundi mugurisha ibirayi neza. Abacunga ayo makusanyirizo kandi bahuguriwe akazi bashinzwe, hafungurwa isoko ryagutse rizacururizwamo umusaruro w'ibirayi muri Kigali. Rwose igikorwa cyarudushimishije, ni na byiza cyane, abaturage bari babyumvise, babaturage bari umusaruro bari kuzana ku ikusanyirizo ku giciro kizwi kandi kiza nabo twumvikanyeho, kandi amafaranga bo bagahita bayishyurwa. Twebwe ikusanyirizo inyungu yacu icya mbere hari abakozi bagomba gukora ku ikusanyirizo 2,
hanyuma bari kumwe n'uhagarara ikusanyirizo, abo ni ikintu kimwe cyatumye babashomeri babona akazi. Icyo ni kimwe. Noneho n'ikusanyirizo ubwaryo ryari rikenewe ariko n'inyungu y'abahinzi ku ikusanyirizo nuko wa musaruro wabo nta mpungenge bafite zo kugira aho bawujyana bawuzana ku ikusanyirizo. Mu gihe barafite impungenge zaho byagurirwa byajya hehe bawuzana ku ikusanyirizo, cyane ko nanone hari amafaranga azasubizwa umuhinzi. Hanashinzwe sosiyete RPT izafatanya n'abahinzi gucuruza umusaruro w'ibirayi. Igikorwa twakishimiye cyane, nicyo twari dutegereje kugira ngo dutangize isoko ku mugaragaro ryo gucuruza ibirayi mu mujyi wa Kigali, cyane ko ubu nta ryabagaho, habagaho parikingi ariko bigakoreshwa n'isoko, ariko tukagira ikibazo cy'umwihariko ko iryo soko ryaremaga mu gicuku gusa, ku manywa ntiribeho. Hakabaho kwibaza ngo ese ntihaza umutekano muke, ese ni ukubera ikirirema n'injoro gusa, ku manywa ntirireme, kuki ritarema yenda n'injoro ariko no ku manywa rikarema. Ubu rero turifuza ko nk'uko twabitangaje hariya, isoko rizajya ritangira saa 11 za mu gitondo, rizamuke no ku manywa hose umuntu igihe ashakiye ibiraya bibone, rigeze saa 12 z'umugoroba. Aho ni hano mu isoko riranguza ibirayi mu mujyi wa Kigali. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda kandi yifatanyije n'ibindi bihugu mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurengera umutungo bwite mu by'ubwenge. Ku bufatanye na WIPO, Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yanashishikarije abahanzi kwandikisha ibihangano byabo, ndetse n'abanyeshuri bo muri za IPRC Karongi na Tumba bo banahabwa ubuvumbuzi bashobora kwifashisha nabo bagashobora kwivumburira ibyabo. Ibi bintu twatangije uyu munsi hano, icyambere bituma muba muri network imwe y'ibihangano byose kwisi. Iby'abandi rero burya biragufasha, wigira ku by'abandi ugakora ibyawe. Ntabwo ugenda ngo ukopere, ahubwo wigira ku by'abandi ugakora ibyawe. So ni byiza cyane, ibi biraduha amahirwe yo kumenya ubushakashatsi n'ibindi bihangano kwisi hose. Ku barimu rero bibafasha mu bushakashatsi bwabo bwa buri munsi, ntabwo wakwigisha udakora ubushakashatsi. Ubwo rero birafasha kuri kote zombi, zaba ku barimu zaba no ku banyeshuri, bose bakora ibihangano. Nk'ubu ngubu hano dufite abantu bakoze ibihangano muri za buriketi. Ese ushobora gusanga nta bandi bantu kwisi babikoze, wifashisha iby'abandi ugakora ibyawe. Umwarimu wacu wavumbuye cana make yakoze mu makoro, aya mababi yava mu birunga, sintekereza ko harundi wabikoze kwisi. Ubu rero nibigaragara ko ari we wa mbere ugikoze, azacyandikisha kibiki, nundi nashaka kugikoresha amwishyure. Tufite ibyuma bikoresha imirasire y'izuba gushyuhiriza abaturage amazi. Noneho tukareba ibyo abandi baba barakoze kwisi bitandukaniye n'ibyacu, none cyacu tukaba twacyandikisha ko ari cyacu. Ariko icyo nshatse kuvuga nuko n'ibyo abandi ni byiza kubimenya, kuko ubyigiraho ugakora ibyawe. Aya mahugurwa ni ingirakamaro cyane. Hari byinshi umuntu aba atarazi, uburyo ashobora kongera ubumenyi bwe, uburyo ibihangano bye ashobora kubirinda, ndetse n'uburyo ashobora kwiteza imbere muri rusange. Aya mahugurwa aje akenewe cyane, aje ari ingirakamaro, kandi hari byinshi nkuyemo binyubaka muri rusange bituma nk'ubu ngubu navuga nk'ibyerekeranye gushinganisha igikorwa cyawe ku buryo nta bantu bashobora kugutwara ibintu wavumbuye, ibintu wagezeho bishyashya. Donc bikaba ari ibikorwa byawe bigaragara ko ari wowe wabivumbuye, wabihanze, kugira ngo abandi muri za mvugo bakunze kuvuga byo kubishishura, abandi batabijyana bikamera nk'aho ari ibyabo, kandi ari wowe wakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo ubashe kubigeraho. Ku bijyanye n'ubucuruzi bwo hanze y'igihugu, ni ubucuruzi bwitaweho cyane hagamijwe kugabanya umubare w'ibitumizwa mu mahanga, hakongerwa ibyoherezwayo. Habaye rero inama zinyuranye mu rwego rwo kubuteza imbere. Aha twavuga nk'inama yaganiriwemo ibirebana n'ikigega kizafasha abohereza ibicuruzwa mu mahanga. Icyo kigega kikaba kigiye gutanga ibisubizo ku bohereza ibicuruzwa mu mahanga. Mu by'ukuri rero nibwo kigitangira. Abafatanyabikorwa ba Exim Bank ya India batwemereye kudutera inkunga yo kubaka ubushobozi bw'icyo kigega, bahereye ku nyigo barangije n'ibyo babonye, bityo tugashobora gufasha abohereza ibicuruzwa mu mahanga ku buryo bufatika. Leta yashyizemo nk'amafaranga y'intangiriro miliyoni 500 mu ngengo y'imari y'umwaka. Beride nayo yashyizemo izindi miliyoni 500, byose hamwe ba miliyari. Byumvikane ko
wari umusemburo ni amafaranga yo gusembura ayandi. Tuzakomeza kwegeranya andi BRD nayo ifatanyije na KFW nayo imaze kubona andi mafaranga ashobora kwinjira muri icyo kigega. Nibwo rero tugitangira, dutangije na miliyari, ariko ibibazo birenze iyo miliyari, gusa n'andi mafaranga ava mu bandi baterankunga aragenda ajyamo. Urugero niyo KFW imaze kugaragaza yuko yiteguye gushyiramo amafaranga. Ntekereza ko kizaba igisubizo kuri ba exporters benshi. Kimwe twagize imana twebwe dutandukanye n'ibindi bihugu, dufite politiki ya leta idusapotinga, bakadushyiraho polisi zidukavaringa cyangwa se zidufasha, bakadushyiriraho na kiriya kigega. Ni kimwe muri ibyo bintu byo leta iba yagerageje kudufasha, kuko babonye ahantu dufite intege nke. Hari n'abandi ikibazo tujya tugira cyane aba exporters ndetse na importers. Iyo uvuye kuzana ibintu urabirivura ku mukiriya wawe, ntahita kwishyura. Hari amasezerano muba mwaragiranye nyuma y'ukwezi, nyuma y'ibyumweru 2-3 se amaze kugurisha. Ariko iyo undi muntu agize komande, wa wundi atarakwishyura, ubura amafaranga yo gusapurayinga uwo wundi. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda kandi ntiyasigaye inyuma mu gushishikariza Abanyarwanda gukora ubucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga. Twavuga nk'itangizwa ku mugaragaro ry'uburyo bwo kugura amavuta y'ibinyabiziga hakoreshejwe Visa Card cyangwa Mastercard ku masitasiyo ya peteroli. Ibyiza bya Visa Card nuko bidufasha, kuko nkatwe tubika amafaranga menshi, bidufasha mu kubika amafaranga neza no kuko cyangwa mu kwishyuza hari igihe iyo wishyuza amafaranga nk'umukiriya ashobora kukugenda ntuzi ko yakwishyuye, wajya kubara ugasanga harimo amafaranga abura. Ariko iyo wishyuje na Visa Card ukishyuza mbere, biradufasha mu kubara neza imibare yacu, bikatugabanyiriza n'icyo gihombo. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda kandi ifite ibigo biyishamikiyeho nabyo biyifasha kurangiza inshingano zayo. Twavuga nk'ifungurwa ku mugaragaro ry'ikigo cy'ubushakashatsi mu bikorerwa mu nganda NIRDA, iyizihizwa ry'umunsi mpuzamahanga w'amakoperative ku bufatanye na RCA, ndetse n'imirimo inyuranye yakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutsura ubuziranenge bw'ibicuruzwa, byaba ibikorerwa mu gihugu cyangwa se ibituruka hanze. Ibyo bigo byose bivuzwe bikaba bishamikiye kuri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Ibi rero bikaba ari bimwe mu bikorwa byinshi byakozwe na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda muri uyu mwaka wa 2014-2015. Iyi ikaba ari intambwe yatewe mu kunoza politiki y'ubucuruzi imbere no hanze y'igihugu, ariko n'iterambere ry'inganda zikora byinshi kandi binyuranye rikazafasha kwihaza no kugabanya ubwinshi bw'ibitumizwa mu mahanga.